Kamubwiza ukuri umukozi w'Imana turi imbere y'Imana. Yego. Ikigeragezo kiraryana. Kuryana se gusa ituma naho wicaye utahava. Cyarakuriye. Cyarandeke. Uzi ko wiyorose ishuka kikajya imbere mu ishuka. Ahubwo kikubana kinini cyane mu ishuka. Ujya kwiyorosa ngo igihunga kikinjira mu ishuka kikagutwikira amaso n'umunwa n'amatwi n'amazuru byose bikarangira. Uri muri huta cyangwa ati uriyorosa niyorosa urajya urancikira. Waruzi ko ikigeragezo uhumiriza ugira ngo utakireba kikinjira mu maso imbere urantwikira urafunga amaso nanjye ndimo. Warebe buryo ugakurukuta ugasanga kiyanditsemo. Waryama ubitsinda kikiyambika muri makiyandika muri bataro wagarama kikandika muri purafu. Wajya kwinjira muri taxi ati ntusige n'ikigeragezo. Ntusige bakurirana taxi. Turajyana bakinjira bakicarana. Wajya kwicara ati reka mbanze nicare waje. Mbanze nicare. Kigeragezo cicara mbere. Amakuru urayumva. Ndimo ndayumva. Ndimo ndayumva. Wajya kwicara mukicarana kikicara mbere. Mbese gitanga ugiye kwicara. Ikigeragezo ujya kwarura ibiryo kiti buretse gukoramo nanjye nkoremo ariko kubw'uyu munsi kigeragezo sha kubw'uyu munsi ujya muri dusha ati winyoga banza nanjye nkoremo kikakuzutaguza kikakuzonga wajya ishyiraho itegeko abarira. Yego. Hari abantu bari kurira. Yego. Noneho ntabwo ibisabye kandi itegeko umenye ko rigira imbaraga. Ishyireho itegeko abisiyoni barira kandi mwambaro w'ibyishimo. Hari abantu bambaye mwambaro w'agahinda yakambara yatangira kuririmba uko agahinda karagatsindwa ugashyiraho makeup ntigafate. Hajya makeup ntuyizi abagore bisiga mu maso. Nari nayimenya makeup ariko uzabimenya barisiga mu maso agapuderi bagashyiraho ubundi agahinda kabanziriza agapuderi. Warangiza ukibwira ngo agahinda wagahisha agahinda gahita kaza inyuma y'ipuderi kavuyemo imbere gasa n'ipuderi wisize. Undi umuntu ufite agahinda agusubiza konterere ibyo umubajije. Ako nagahinda bimubwiye ngo wari ati ibiciro byarazamutse ndetse byaramanutse yarabashaka kurya. Arakubwira ati intambara ya Putin agahinda no mufite agahinda buri gihe asubiza ibibazo bitandukanye. Bani koze ibidasa rando saya ne wigiriwi ikujuje abantu batari barakuye abadayimoni bari barakunyaza ibyawe ariko Imana irabigaruye. Haleluya. Wishiri bonedo zebone taya kita ntabwo ngizaguhana ntizagutererana ishinze ibere Ndabashuje cyane inshuti z'Imana bakunze umwe ministries nkuko dukunda burigiye kubaganiriza aho tugeze ku munsi wa 51 aho turi kuvuga imvugo y'Imana urugendo rw'Imana dusobanura inzozi ariko mu minsi ibiri yari ikomeye twabonye ikintu cyitwa ko Imana igiye gucogoza imbaraga z'abarozi ku buzima bwanyu kandi Imana ikagenda ibagirira neza. Hanyuma rero uyu munsi banone ntabatindiye tugeze ku munsi wa 51 aho turi gutekereza ku mugambi w'Imana no ku murimo w'Imana kandi Imana ibamperebisha. Mu munsi wa 49 twabonye amagambo atubwira ngo Imana iteje abarozi ibisazi. Kandi njye wabivuze ni Bibiliya. Ku munsi wa 50 tubona ko Imana nayo igiye guhana abapfumu, abacunnyi, abagushika uryamye, abagushika usinziriye, abagushikira abana, abagushikira ubucuruzi, abakuruza bitwara ko Imana igiye kubarangiza burundu. Uyu munsi rero wa none nagira mbwire ngo tubazaniye ikintu kitwa ngo Imana itanze itegeko. Haleluya. Imana itanze itegeko rero mu kanya nabazaniye umushyitsi mukunda cyane mujya mumbaza umutwa Silas namubazaniye ni umugabo ukomeye, ni umugabo w'amateka, ni umugabo ujya ukora ibintu byiza cyane, ni umugabo twemera kandi ni umugabo ufite ijambo ry'Imana. Rero muri misi yano ko turi muri za mbaraga zo gusenya turagira ngo umuroza burahafatira, umujura burahafatira, ibyawe byaranyazwe biragenda bijya kure. Umunsi rero ntabwo turi bite ngo ni ikiganiro nkuko bisanzwe ahubwo ni imbaraga, ni itegeko Imana ikuzaniye rishyashya ku buzima bwawe kuri umunsi wa 51 ko tugiye twinjira muri za mbaraga zikomeye z'amasengesho aho tugiye gusenya ibintu byose. Rero nagira ngo murebe mukozi w'Imana abibwire anabasuhuze kwageze ku bumwe bw'abera ministries yahoze ari TUT ariko uyu munsi ni ubumwe bw'abera. Silas turakwakiriye mu izina rya Yesu. Murakoze mushumba dushingiye ko munyakiriye ku bumwe bw'abera nongeye gushimira yera ko yanzanye hangaha nanjye nkambyungukiyemo. Ndabashuje mwese ubwiza bw'Imana bubuzure. Hano se witwa Silas gusa? Nitwa Ishimwe Silas. Kaburi umusore. Ndi umugabo rwose
wabyaye abana 4 hamaze gutaha 2 nsigaranye abandi 2. ya yego ihangane ndashima Yesu. ihangane baho ni wa mugabo twigeze kubereka wari umaze gupfusha umwana twateta yakundaga cyane, kandi turashimira abantu mwese mwagizemo uruhare, cyane cyane abo ku rubuga rwa iriba ryamaze turabashimira. Imana ibaho umugisha, Imana ibishimire, Imana ibashyigikire, aho mwakuye Imana isubizemo yuzuze mbega ibihe byiza, mbega ibintu byiza. bivuze ngo mu mwaka umwe abashyingiye mu ijuru abana 2 mu mezi 5 ariko mu mwaka umwe birumvikana. ariko urashima Imana. ndashima Kristo ko ashoboye byose. urashima Imana se ko wabuze abana cyangwa urashima? ntabwo nshima Imana ko nawavuze, ahubwo ndashimira Imana ko yabacyuye kuko ariyo yabampaye. ibyo yaguhaye yarabyishubije, kandi ukayishimira ko yaguha n'abandi. byose irabishoboye, nta na kimwe itakora. ko iravuga ngo mu biho byose dushima Imana. hanyuma arongera ngo uhora buri munsi ukurikirana ikiganiro cyacu, aho dufite urugendo rwitwa iminsi 120 y'ijwi ry'Imana n'imvugo y'Imana, aho twasobanura inzozi zitandukanye buriya nkubajije akabazo gato k'amatsiko, mbere y'uko abana bataha nta makuru wari wifiteho? tuhere ku wa mbere. si icyo gusa, amakuru yari ahari kuko nawe hari icyo wavuze. hari icyo wavuze, uravuga ati uwa mbere aragiye, nubwo wagira byinshi ariko aragiye. ubwo rero turashimira Yesu ko byose byaduhaye. mwari mugisaminda ndabyibuka. yego ndakubwira ngo mbona adahari. yego ndacyabyibuka ntabwo nabyibagirwa. ariko buri hari impamvu Imana yabishakaga. nuvuga ngo byose wari ufite mwiyerekwa no mu nzozi n'iki byose Imana, kuko buriya abantu baye ntago ijya batunguza ikintu. yego urakoze cyane. ibaha inzira z'ibyo bagomba gucamo kandi bikarushaho kugenda neza. ndagira ngo ugire abantu nka 4 nka 5 usuhuzamo dukomeze. sinabona uko mvuga ngo 2 cyangwa 3 cyangwa 4 5 mushumba, kuko bose barakoze. gukora kwanyu ubwiza bw'Imana bukomeze kubomaho. Amen. yego nicyo navuga. arakoze rero umukozi w'Imana Sirasi, ishimwe Sirasi, umukozi w'Imana, akaba n'umuyobozi w'umunyamasengesho ahantu iti Karembure, akaba ari umuhanuzi, umukozi w'Imana, umuntu w'amavuta nyaboneka, muhamagare ajya asenga abantu bagakira indwara. ni umuntu ukomeye cyane, ni umuntu Imana yahamagaye, kandi akaba ari umuntu w'inshuti yanjye tubana buri munsi ku manywa na nijoro dukora umurimo w'Imana. bityo rero nka buri munsi namubahamagariye kugira ngo dufatanye amasengesho. yego kuko tugeze ku munsi wa 51 ni umunsi w'amasengesho. hirya yo kubona ko Imana ivuze ngo ku byose babikurikiranaga, yavuze ngo indagu z'abanyabinyoma izihindura ubusa, noneho ngo n'abarozi ikabateza ibisazi. nagira ngo Bibiliya niko ivuga mu ijambo ry'Imana. buke tubona ko havuga kandi ngo n'ubwenge bw'abantu ikabusubiza inyuma. hari ubw'abagome igiye gusubiza inyuma. buke 50 tubona muri tubwira ngo abapfumu. burya abapfumu ni abavandimwe b'abarozi. yego barakorana, arapfumura agashaka n'uburozi atanga. ni abavandimwe. hakaza n'abitango ni abashitsi. yego ni abantu bashika abantu bakamushikuza muri Amerika haryamye, akisanga mu itongo ry'i Kigali, bakamusubiza mu rugo ugasanga akana bakaryamitse kareba imbere, ugasanga karacuramye. ako ni agahinda. ni abashitsi b'abarozi bakora ibyo bintu. yego noneho ku buryo ushobora gusanga nk'urugero n'abantu bakuru akaryama neza, ugasanga yacuramye, ahashyira amaguru yahashyize umutwe, atazi uko yabigenjeje, kandi siko yaryamye. kuko baramushika nyine. undi akabona bamushitse ngo yagendera mu kirere, akagira ngo ni ukujya mu kirere gusa, kumbi ni za mbaraga z'abashitsi zamaze gushaka umushika kugira ngo umuntu atakaze icyizere rafitanye n'Imana yiwe. ngiye rero nshingiye ku byo Imana yagiye gukoresha uduha ijambo ry'Imana, nabisanzemo ikintu gikomeye mushumba. nabisanzemo ikintu gikomeye, nsangamo ikintu ijambo ry'Imana yagiye uduha, ubuhamya wagiye uduha, uburyo wagiye utubwira, ibimenyetso wagiye ugaragaza. nasanze muri uku gusenga wadushyizemo ni ikimenyetso cy'ubutsinzi bw'igihe kirekire, ku buryo nabo badushika, nabo baruzi bitazakunda kuko watwinjije mu mwuka. ariko hari abashitse birebe, barahari benshi ahubwo uyu munsi babirimo. hoya nejo ubundi hari uwabimbwiye. none se iyo umuntu arota wowe wicaye muri Amerika, ariko uyu munsi uri kurota uri Burundi mu cyari yo kuri wanyu, ahubwo arota yambaye ikanzu ya kontoni. ya kontoni yiganye mu wa mbere kera. ndakarota abona arimo agenda mu mwirimbi. abo ni abadayimoni bakaze. inyine niko gushika kwabo. buryo umutwe w'abarozi ufite ibintu bine. hari abaraguza umutwe, hari abaraguza inzuzi, hari abaraguza ibindi bintu, bagakorana n'abapfumu, bagakorana n'abarozi, bagakorana n'abantu abashitsi nabo bita abacunnyi. yego abo bose bamaze gukorana rero, kandi bose bahererekanya amakuru.
ariko umukuru wabo nyamukuru ni Satani. Noneho n'igihe abantu bagenda banabikora bikanabakundira, hari abantu bambariye ku myenda y'imbere, utuntu bambaye babahaye uduhembo, wakibwira ko arimo yirengera, ariko kumba arimo arishyira mu mwobo, arimo arinjiza umuvumo kuri we. Umuvumo ukarushaho kuba mwinshi, ukaganza, ugatuma aburizwamo n'ibyo ari kuzabona mu nzira z'iby'Imana yamuremye. Kandi noneho iyo hariho ibyo bintu by'abapfumu, yego, mu biganiro byatambutse mbere ko bikurikiranye, twabonye ko batanga ibitambo kubura abapfumu n'abarozi babihereza Satani. Yego, iyo so yabikoze na so wanyu na bene wanyu babikoze, nibyo bigigaho ku bana bacu, nibyo biza ya maturo barayasaba buri munsi. Noneho bituma rero mvuga ngo abarozi igiye kubateza ibisazi. Ariko mushumba, hari ikintu uvuze, ngo ya maturo barayasaba buri munsi. No kuvuga ngo kugira ngo ajye kwaka utwo duhu, ayo mafu bamuha, uduhu tw'inkwavu, uduhu tw'ibisimba, byo abarozi babaha, aba ngo yatanze ayo maturo. Ntabwo wajya ku mupfumu utajyanye amafaranga mbere yuko agupfumurira. Mbere yuko ngo ubanza gutanga ayo maturo, uyarambika hasi. Nkuko erega ni ibintu byoroshye, no kwano batabyumva, no kwa muganga bagusaba amafaranga ya consultation. Bisobanuye ngo rero nimba haratanzwe amaturo kuri uwo mupfumu, ayo maturo nimba bayita amaturo simbize, babyita ibitambo. Ibyo bitambo hakeneye gukurwaho icyo gitambo nabwo utanze andi maturo. Yewe icyo shaka kugambirira ni kimwe ahangaha, kuki umucuruzi yahomye, kuki umwana w'umuntu akora ikintu ntibyo. Ariko mushumba, harano unjyanye ntayi nawe sobanukira. Ushaka kujyana njye ngo banze kuhumva. Noneho ugasanga uyu munsi ibintu urimo ukora biragenda bigira ingorane. Yego, kuko Satani aza kwishyura muri bya bindi. Satani aza kwishyura muri bya bindi. Wagura imodoka akayigongesha cyangwa ntiyake, kuko n'ubundi ibyo baso bakoraga ntabwo uri nk'ubikora. Bisaba rero ko ikintu cya mbere ni ukubanza ugakizwa, ukegera Imana. Uri kunsubiza mu kiganiro? Oya, ndabyumvise noneho. Bisaba ko ubwa mbere turasubiza nk'abasubiye inyuma ngo babyumve, kubwire gusa ngo karande n'imivumo bikorana n'abapfumu, n'abarozi, n'abacunnyi, n'abashika, n'abaranduza, bya bintu bose birimo uburyo bw'umwaka munini ukomeye. Ibyo ugasanga hanini biri kwangiza hazaza h'abana bacu, natwe ubwacu bitatworoheye. Baka fondasiyo ituma tudatambuka. Wanyura heza, kuko iyo fondasiyo, uwo myaka yose, ibyo byose baba bagukoreye, byubaka urukuta runini, ariyo fondasiyo ituma tutagera aho tugomba kugera. Ni nayo mpamvu uzasanga hari igihe ushobora kuba umuntu akabona ararangwa, aracuje ayo mukire, ukabona arahobotse, kuko ibyo bakoraga ntiyongeye kubikora. Nako gakiza nako nta karimo. Noneho no kuba unakijwe ntunabisobanukirwe, karongora gushaje utazabyara, ibintu bikomeye, inyatsi, imyanda bikagukururukaho, wakora ibintu cyo bitani yapoje, wajya kuzamuka ubona bikusubiye hasi, ukongera ugashakisha ikindi cyane. Ngo cya kabiri, ukagira igikundiro ku bantu, ari ukamenya aho kigiye, ukayoberwa aho kinyuze, ukabona uragukunze cyane. Nukube ni ya fondasiyo abazimu babubatse imbere yawe, ariko tugomba kuyisenya mu izina. Tugomba kuyisenya. Uyu munsi wa 51 tugiye gusenya icyo kintu, dushingiye ku ijambo ry'Imana. Kuko tugarutse ku bashitsi, bano bantu bakurura bagashika ibintu by'umuntu, ntago bashika umuntu gusa, bagashika n'ibintu byawe, bakabita mu nyanja, ubundi ugasanga urabuze ibintu. Hari umudamu twaganira ambwira ngo yabuze, umugabo yaramuhaye shenete nziza ya oro, avuye muri dushe arayibura, kandi nta dirishya ryamenetse, nta kintu cyagiye. Hari ibintu abantu batwawe, banyazwe, bambuwe akazi, bambuwe business, bambuwe abatware, bambuwe abagabo babo, bambuwe abagore babo, bambuwe amahoro, bambuwe ibyiringiro, bambuwe ubuzima, bambuwe icyerekezo. So uyu munsi wa none wa 51 ni fire, umuriro. Ari ikintu nungutsemo aho ngaho gikomeye muri ibyo bintu uvuze. Iyo uvuze rimwe numva kenshi, kuko ubu nanyigisha, ndi mutoya cyane, hari byinshi nkwigiraho, byinshi cyane, nk'umushumba, nka revera mushumba nkunda cyane. Ari ijambo rijya rinsetsa, nubwo hari irindi jambo ufite rikansetsa, rikanankomeza, rikanankura naho narindi ngaseka. Usanga muri Yesaya 65 umurongo wa 23 haravuze ngo ntibazaruhira ubusa abizeye. Ntibazaruhira ubusa.
ngo ntibazabyara abana bo kubona amakuba. Abo ni ba bantu bamaze kwinjira muri Kristo babaye icyaremwe gishya. Ya umva mbese bya bintu byabahize bya cya gikuta cy'amabuye cyakiri imbere yabo kibateze kubera ko bemeye Kristo. Ntago bazaruhira ubusa mu ijuru. Ntibazabyara abana bo kubona amakuba. Bigiye guhinduka kano kandi ngo n'abazabakomokaho bafite ubuzima. Ni ibintu tugomba kwinjiramo tukabyakira muri ubwo buryo, kuko urabona hano ku bumwe bw'abera ministries Imana ijya kumira ihishurirwa ry'urugendo rw'imishana 20 nuko hari abantu bari baboshywe abandi baziritswe, none cyari kinakomeye hari n'abasabwe n'ibyo bitambo, nicyo kintu nticyava dare bitangaza. Rero nuvuga ngo ntago bagombye kubyara abana bakuru atarawaya zobeshereka nibyo kombajwe yakirikana nimba ruko yakongeze ku bumwe ministries ubwa mbere ndabona ndi mu kuyaga, ndabona nishimye, ndabona nezerewe, nanjye uri mu kuvuga ndimo ndagenda mbohoka uyu munsi hari ibintu Imana igiye gukora. Jewe reka nkubwiza ukuri ibintu nabito Imana ifite uko yanganirije, ngira ngo ku rubuga rwacu tubaho babandi baje gusengura hibo turumanga bavuga ngo zamuka wenyine ugende wenyine ugira ikivugana n'Imana. Ziko twamaze kugera ku ijambo rivuga ngo noneho igicu kiramukingiriza. Hari ahantu Imana igiye gukingiriza abantu, abarozi ntibakubone, abapagani ntibakubone, abaguhiga ntibakubone, abamwajyanye muri business babura ahantu unyuze, kuko igicu cy'Imana kigukingirije uzabyarira muri icyo gicu. Ugomba kuhambarira, ugomba kuhacururiza, ugomba kwiga ukarangiza ibintu bya zamuka na Roni na Bihu n'abana muzamuka ngo 70 munabe kuzamuka ariko bo ntibigire hafi. Hari abantu tuzamukana yaramubwiye ngo igira bugufi bwaye wenda we wigire ariko abandi ntibigire hafi. Dushimiye Imana kibiza amagambo dusoma Aroni na Miriyamu bavindimwe na Mose. Ariko burya Aroni yavutse mbere nta jenoside y'abahungu irabaho. Rero ntuzi Mose we izina ryiswe n'umukobwa wa Farawo we yavutse ariho kwica abana b'abahungu. Urumva rero burya umuntu wanzwe cyane ni nawe akundwa cyane. Umuntu wanzwe cyane akundwa cyane. No kuvanga yamurindiye mukato yakomeje kumukurikirana. Iramuga ati zamu. Nubwo yagiye kuragira intama urukundo rw'Imana rwajyanye nabo. Haleluya. Ari ibintu sobanukiye. Ngo nubwo yagiye kuragira intama urukundo rw'Imana rwari rumurimo. Raminiwa manzi nyumvire kuri aya magambo. Imbaraga z'abarozi nuko tubuza ko urukundo tuzaho. Yavutse urukundo rw'Imana rumuriho. Bajya kumujyana mu mazi urukundo rw'Imana rumuriho. Urukundo rw'Imana rujya kuzana umukobwa wa Farawo rumuriho. Arererwa kwa Farawo rumuriho. Yiga rumuriho. Rwari rumwuzuye. Kugera ubwo yahunze ajya i Midiyani. Urukundo rw'Imana rumuriho. Rumuherekeza imyaka 40 aragira intama yari. Urukundo rw'Imana. Niyo mpamvu wowe wicaye uri umushomeri. Wihagarika umutima. Witinya. Nezero Imana murica. Urukundo rw'Imana. Harashyira umunsi mwizina. Hari ubundi buzima. Akazu ka dayimoni kagomba gushya. Wicaye mu rukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana. Oya turarufite. Mushumba ndasobanukiwe. Urukundo rw'Imana rurusha ibintu byose imbaraga. Rwicara bugufi yawe. Nta nubwo rusaku. Hari ijambo bugeze kuvuga biseriza nonaha uvuga ngo umuntu wari ugiye wajugunyemo umutanga mu bana b'abahanuzi ngo ari ku ruhande aho ngaho hari agafu. Urakoze bizone ngo umutanga babujugunyemo ariko n'agafu gahari. Urumva urukundo rw'Imana meze aho gafuka n'uruhande. Urumva umuhanuzi tusoma bami ba mbere ngo umwe muri abo bahanuza arasohoka ajya gusoroma umutanga ariye ku mwenda aruzuza. Uwo ni umurozi. Akatira mu nkono abandi bari gusenga buzuye umwuka nta makuru bafite. Hari abantu batumenera ngo mutanga wacu bakanana n'umutanga wabyara bagashyiramo ibintu bakawuzuzamo ibintu bikaba ingorane. Ukoze bakarundamo maze warangiza wajya n'ahantu aturiye umuntu uramubonye akakuvuga nabi ko baciye ku muntu atazi ko hari agafu. Umva hari abantu bundi kumenya umuntu neza uzirinde kubwira. Uzigere umenya umuntu kubera ko bamukubwiye. Kushobora guhingukira ku muntu umwanga akamuvuga nabi. Iryo ni irindi banga mbwiye nk'umushumba. Ndagusabye mu buzima bwawe n'abadukurikiye umwe bw'abera ministries. Ntuzapfe kumva umuntu bitewe no wamuvuze. Kushobora guhingukira ku muntu umuvuga nabi. Ibyo bintu nibyo. Yero ndabyumvise. Akamuvuga nabi. Kwa katamukunda. Kuko nta mpamvu nyine niyo gahunda. So rero ngo bye bicaye bari guteka bahimbaza ngo umuhunga barasohota tisha. Ntabyo mu njyana tu. Reka nza n'umutanga. Ukoze ubukwe ariko nzashyira mu mutanga ntuzaneze. Ariko kuri uyu munsi wa none. Hejuru y'izo mbaraga. Twe ntabwo dushaka kuvuga iba dushaka kuvuga imbaraga z'Imana. Hejuru y'izo mbaraga. Umunsi wa 51. Hari ubuzima. Wavuga atari ukana kagiye kukurima ndashyira nk'umutanga. Umwe muri bo
ntabwo ari umwe wo muri karitsiye. Yego n'umwe muri bo mwasenganye, mu bo bagendanye, mu banzi nanjye banzi, bazi aho mbyukira naho bazi n'ibyo nkora. Umwe muri twe abaza aho utuye, umwe ajya arasohoka akazana ibinyangiza agakubitamwo mutanga, akora ibintu bikomeye cyane kugira ngo yangize umuntu. Amakuru ufite ngo yagiye kurya nk'abandi bose bari birya, rero ngo azi icyo yakoze ntiyavuga. Ngo abana bari bati turapfuye, muze arabwira tumva Elisa ati nta kibazo, haragafu tukite nk'urukundo rw'Imana. Uko Mose yamanukaga niko urukundo rw'Imana rwajyanaga nawe. Imana ishimwe uri murindira mu ntama, irahamurindira, ruramugarura kwa Farawo, ruramugarura kese yuko yishe umuntu ntiyamenyeka kubw'urukundo rw'Imana. Ariko wibuke witwa Miriam na Aroni, ngo ariko ubundi Imana ivugira muri Mose wenyine. Kuki ari wivugiramo wenyine? Twebwe ntiturabaye n'umunyamahanga. Ni iyihe mpamvu? Hari ibintu abantu bafite bashyiraho bakazana impamvu, izo ni impamvu z'Imana rumuzaho. Izo ni impamvu z'abantu, ariko hari impamvu z'Imana. Impamvu z'Imana zifite ubuzima kuri twebwe. Urukundo rw'Imana mujumba ukoze hasi unyibutse ibuye. Oya ntabwo rekada amabuye ntugire ubite. Oya nta kindi wavuze ngo mfashe biriya nkubita igitabo cy'indirimbo. Bato umugane bavuga ngo arugana nakariho bamugane. Ariko nukuvuga ngo mbonyemo imbaraga zirimo aho ngaho, nubwo bamujugunye yari yaragiye mu kato, ariko urukundo rw'Imana rwari rumuri. Oya ndagira ngo tuve kuri Mose, ndagira ngo tubwire umuntu uri Burayi, muri Amerika, muri Canada, uri ni Kigali, umuntu w'umushomeri n'umukene n'urwaye n'uri mu gitanda, urukundo rw'Imana ruramwegera, ntagarika umutima. Urukundo rw'Imana rumwuzuye rwose. Niyo mpamvu kuri uyu munsi wa 51 hari impinduka, hari ubundi buzima. Semeni wandiye hari ubuzima bugomba kubaho. Ubuzima bw'Imana butandukanye n'ubw'abantu, kandi urukundo rw'Imana ntabwo ruri muri envelope, ntabwo rupfunyika. Oya ntabwo rupfunyika, ntabwo runavuga, kuko ruramutse rupfunyitse ibeshya umukoreho nibwo ubona uko Imana igira. Imbaraga z'Imana zirushiza abantu. Nagira ngo nkubwire ikintu gikomeye, wowe udukurikiranye, nagize n'umugisha nicarana n'umushumba, ubundi kwicarana nawe n'amahirwe menshi, n'amahirwe menshi ngize, nagize ibintu bikomeye ngo ntabwo bazaruhira ubusa. Hari ibintu dukwiye kumenya, bamaze iminsi baruhira ubusa, ariko uyu munsi wa none ubyizeye agahamagara tukamusengera Imana. Yashaka nashaka kore no kuri telefone, nashaka ijambo ryiza, ibintu birahindutse. Terewoze monema, ibintu birahindutse. Oye n'umuriro sherewa urabisinya, ijuru rirasinye. Haleluya. Ijuru rirasinye. Ego ijuru rirasinye, ijuru rirasinye. Ntabwo uzaruhira ubusa. Haleluya. Oya mushuma ntabwo azaruhira ubusa. Baruhiye ubusa ariko ubu ntibizongera. Ntabwo bizongera. Baruhiye iki? Ubusa. Hari igihe baruhiye ubusa pe, babyara abana b'amakuba, bacuruza baruha, ibintu bibabera ingorane, bahinga baruha, ibintu birabakora urugo baruha, ibintu birabacana, umugabo araruha, byose birabagora, umugore araruha, akavuyo karaza. Ariko urukundo rw'Imana ruhari, urukundo rw'Imana ntibazaruhira ubusa. Oya ntabwo byakunda. Hanyuma rero yego bushoboka, ariko ndumva nahaguruka nkigendera, ubwo ndumva ndafashijwe ndasaze. Nizo mbaraga ubundi urukundo rw'Imana ruracecetse, urukundo rw'Imana kandi ntabwo warubona mwibara, kubera ko ngo amugeze imbere ngo igicu kiramubakingiriza. Imana imuha amategeko. Nagira ngo umunsi wo tusome ku ijambo ry'Imana rinde. Yego Imana imuha amategeko, turisesengura. Yego Imana imuha amategeko. Hari ikintu maze gusobanukirwa, mushumba agiye kutubwira iryo jambo, nkuko natwe dukomeza kuryumva, maze kumenya yuko hejuru y'imbaraga zose hari ubuzima, hari ubuzima kubw'urukundo. Erega icyo Satani akora, arabanza akambika abantu mask, kintu mu maso, yego, kibereka ibibazo gusa, kikabahisha imbere aho bajya, yego, kikabesha inyuma aho bavuye, akumva gusa ibibazo. kandi uko reka nkubwiza ukuri, umukozi w'Imana turi imbere y'Imana, yego, ikigeragezo kiraryana. kuryana se gusa bituma naho wicaye utahava. Cyarakuriye, cyarandeke. uzi ko wiyorose ishuka kikajya imbere mu ishuka, ahubwo kikubana kinini cyane mu ishuka. Ujya kwiyorosa ngo igihunga kikinjira mu ishuka, kikagutwikira amaso n'umunwa n'amatwi n'amazuru byose bikarangira. Uri muri huta cyangwa ati uriyorosa niyorosa, urancikira. Wari uzi ko ikigeragezo uhumiriza ugira ngo utakireba kikinjira mu maso imbere, urantwikira, urafunga amaso nanjye ndimo. Wareba uburyo ugakura ukutu ugasanga kiyanditsemo, waryama ubitsinda kikiyambika muri makiyandika muri bataro, wagarama kikandika muri purafu. Wajya kwinjira muri taxi ati ntusige, n'ikigeragezo ntusige, bakurirana taxi, turajyana, bakinjira bakicarana. Wajya kwicara ati reka mbanze nicare, banze nicare, kigeragezo kicara mbere. Amakuru urayumva? Ndimo ndayumva.
ndimo ndayumva. wajya kwicara mukicarana kikicara mbere mbese gitanga ugiye kwicara ikigeragezo ujya kwarura ibiryo kiti buretse gukoramo nanjye nkoremo ariko kubw'uyu munsi kigeragezo shaka kubw'uyu munsi ujya muri dushe ati winyoga banza nanjye nkoremo kikakuzutaguza kikakuzonga wajya cyo nkubuje ntubarire ngo bereke ariko turajyana numva ibyo bavuga ikigeragezo kigashorwa na shitani na karande ikigeragezo uko ujya no kuri toilette ati buretse kwicara aya Imana ikomeze ikora ubwiza bwayo bube kuri twebwe urukundo rwayo ariko hari urukundo rw'Imana wa none rero 51 Musa 51 nje Imana yasanze ijambo muri Yesaya 63 yego mushobo rivuga ngo Imana ishyiriyeho itegeko Abisiraheli barira Imana ishyiriyeho itegeko abarira ubwo nimba ndira Imana ishyiriyeho itegeko nuvuga ngo tumaze kubona ko hari imbaraga z'abarusi z'abapfumu z'abacumyi z'abasakuzi z'abahiga ariko noneho uyu munsi Imana ishyiriyeho abantu itegeko izo mbaraga zashyizeho urukuta runini Imana ishyiriyeho itegeko zo kurusenya haleluya agaragara muri Yesaya agaragara muri Yesaya avuga ngo 61 ibice bitatu avuga umurongo wa 3 avuga ngo yantumye no gushyiraho itegeko Yerusalemu barira no kubaha ikamba mu kimbo cy'ivu n'amavuta yo kunezerwa mu kimbo cy'ubwirabure n'umwambaro w'ibyishimo mu kimbo cy'umutima wihebye kugira ngo bahere ko bitwa ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro. Urumva n'amagambo tubonye afatika afite imbaraga afite ubuzima afite kubaho afite ubutwari bivuze ngo Imana iratuma n'amagambo ucyo yatekereza wowe bivuga ngo ishyiriyeho itegeko ngiye kuguha umwanya iri jambo risobanure ngira ngo kamera bayikwerekezeho maze usobanurira abantu iri jambo babwire amahoro Imana yo gutanga ibi bikwerekezo rwose ngembe mvuye muri frame nta kibazo maze ubaganirize ubabwire ko hari itegeko rije no muri bwa buhanuzi no muri za mbaraga Imana iguhe umugisha dushingiye ko ibintu Imana ikora ni ibintu bikomeye cyane bikomeye ravuze ngo Imana ishyizeho itegeko ku bantu batindanye n'Imana ku bantu babanye n'Imana impamvu Imana ishyizeho itegeko ni irihe muvandimwe nshuti nkunda kandi nawe unkunda ukunda n'ubumwe ministries mushumba ko bayemeye gukora ibi biganiro kugira ngo turusheho kugubwa neza Imana ishyizeho itegeko ni rwa rukuta rwose za mbaraga zose ziba zarashyizeho urwo rukuta rukakubuza gutambuka ukiga kaminuza ukiga amashuri kaminuza diploma ukagenda ukayibika urwo ni urukuta abadayimoni bakoze ukabyara abana bikaba ibibazo aho kugira ngo ushime ugahora uri muri uvuza induru kubera ikibazo cy'abana abadayimoni bakunyaza abana ni ukuvuga ngo rero Imana ishyizeho itegeko ryo ugarurira abana bawe dayimoni yarabanyaze Imana ishyizeho itegeko Imana ishyizeho itegeko kuba wabona akazi Imana ishyizeho itegeko ryo kuba wabyara Imana ishyizeho itegeko kuba wacuruza bigakunda Imana ishyizeho itegeko ngo ibyanze bikunde hejuru y'urukuta runini cyane hejuru y'urukuta shitani yashyizeho biturutse muri za karande zose Imana ishyizeho itegeko ryo gusenyura urukuta ugatambuka byanze bikunze hari itegeko Imana ishyizeho kandi iri tegeko nta wundi muntu waza ngo arikureho kuko iri tegeko ry'Imana itegeko ry'Imana riri hejuru y'ibintu byose niyo rwa rukundo mushumba yavugaga avuga ngo urukundo rw'Imana ruruta byose niyo mpamvu rero Kristo yemeye kutwitangira urukundo rw'Imana rutuma hari itegeko hari ijambo twakomeje kuvuga iri tegeko ridutambutsa aho tutari dukwiye gutambuka iri tegeko ritwuriza aho tutari dukwiye kurira iri tegeko ndetse rigeraho rikaduheka mu bundi buryo bukomeye aho tutari bukwiye guhekwa iri tegeko riradufata rikadukomeza biriwishe lemone masa ariko Mana ndagushimiye kuri umwami uri Imana imenya ujye umenya abarengana ujye umenya abagowe ujye umenya abafite ibibazo ujye umenya abahuye n'uruzitiro rugari cyane tugushimiye ku bw'itegeko ryawe utanze uyu munsi wa 51 kuko imirimo n'ibitangaza kubw'itegeko utangiye aha ngaha nanjye numvise ubuzima
numvise ubuzima nawe nshuti y'umusaraba umva ubuzima bw'itegeko Imana itanze. Hari abari bafite ibibazo, bafite ingorane, ariko ngo ijuru rirabareba ritanga itegeko rivuga ngo nimubeho, ritanga itegeko ngo nimukomeze. Nawe ijuru ritanze itegeko ryo kugira ngo ukomeze urugendo. Ijuru ritanze itegeko ryo kugira ngo ukomeze ubeho. Ijuru ritanze itegeko ko izanzo zitwavugaga ubona bagushika bakujyana iwanyu mu matongo, ritanze itegeko ijuru ryo kuvuga ngo ongera ube muzima, ntabwo uzongera gushikwa n'abadayimoni. Ongera, Imana itanze itegeko. Iri tegeko n'ubuzima ku bakiranutsi, n'ubuzima. Umwanditsi yaranditse aravuga izina ry'Uwiteka ni umunara muremure umukiranutsi ahungiramo, yarangiza agakomera ko bw'itegeko ry'Imana. Duhawe ubundi buzima ngo amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi, ngo n'amatwi ye ari gutaka kwawe. Ijuru ritanze ubuzima. Ijuru ritanze ubuzima mushumba. Urakoze cyane Imana iguhe umugisha mukozi w'Imana ku magambo meza tuganiriza. Njye nibwira ko ikintu cya mbere ngo Imana ishyiriyeho itegeko Abisirayeli, ishyiriyeho itegeko abarira. Yego, hari abantu bari kurira. Yego, noneho ntabwo ibisabye kandi itegeko umenye ko rigira imbaraga. Ishyiriyeho itegeko Abisiyoni barira kugira ngo bahozwe. Ni amagambo twasomye ariko hano turayafite, avuga ko ngo ishyiriyeho abantu bari kurira. Ngira ngo niho na twaribonye iri jambo Yesaya. Ndifuza ko turinonosora kugira ngo abantu baryumve cyane. Yesaya 30 ishyiriyeho itegeko. Rega itegeko irishyizeho ni itegeko ry'Imana, ntago rimeze nk'igi. Reka nkwereke Sirasi mukozi w'Imana nkuko tumaze kubona ku magambo y'Imana avuze ngo yantumye gushyira Abisiyoni barira. Yego, bafite umubabaro, barizwa n'urubyaro rwabo, barizwa n'intambara barimo, barizwa n'indwara iz'abarozi zapfumu babazaniye n'inkurikizi za karande. Ishyizeho itegeko kubisera ngo ryo kubaha ikamba mu gihe cy'ivu. Ubundi ivu ntisigaye bamaze kugorwa, banga bari bisize amavu, abihebye, abatangaye, bagize agahinda, bari kurira n'abandi bose. Imana ibashyireho ikamba, kandi ikamba n'umunezero ubundi. Ikamba ryambara umugeni, ikamba ryambara uwanejeje. Icya kabiri, ishyiraho itegeko ry'amavuta n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cyo kurira, mu cyimbo cyo gusakuza, mu cyimbo cyo umuntu afite agahinda. Imana ishyizeho itegeko. Hari itegeko. Hari itegeko ishyiriyeho abarira Abisiyoni, abarira bafite agahinda, abarira bagaye, bari bahuye n'ibibazo. Ni itegeko Imana ishyizeho. Ku munsi wa 51 ku bantu bari ku bumwe bw'abera ministries, Imana ishyizeho itegeko. Zanzu zorotaga z'imbeba, imbwa, Imana ishyizeho itegeko. Ishyizeho itegeko. Imana irabyujuje. Kandi kubarira nibishireho itegeko. Kubarira ngo umunsi bishime. Mu cyimbo cy'ivu bahabwa amavuta. Mu cyimbo cyo kwira bahabwa amavuta. Mu cyimbo cy'ivu bahabwa ikamba. Mu cyimbo cyo kwambara imyenda bambara imyambaro myiza. Haleluya. Ishyizeho itegeko. Iravuga ngo n'umwambaro w'ibyishimo. Akambara ibyishimo muri Imana ishimwe, ubuzima ibyishimo, ahugenda ibyishimo. Imana irahinduye. Imana irahinduye. Itegeko rizanye ibyishimo. Uyu munsi wa none ku munsi wa 51 kubakurikirana ubumwe bw'abera ministries, hari itegeko Imana ishyizeho. Kumira abarozi, Imana ishyizeho itegeko. Kubita abagambana, Imana ishyizeho itegeko. Kubita abashitsi, Imana ishyizeho itegeko. Kubita abakuroga, Imana ishyizeho itegeko. Rihagarika ibyo bintu, Imana ishyizeho itegeko. Kwambura ubwirabure, Imana ishyizeho itegeko. Gukura ku ivu, Imana ishyizeho itegeko. Gukura ku cyavu, Imana ishyizeho itegeko. Gukura ku buzima bubi, Imana ishyizeho itegeko. Gukura ku mibereho mibi, Imana ishyizeho itegeko. Gukuraho waruri, mbega ubuzima, gukuraho uburwayi, Imana ishyizeho itegeko. Gukuraho agahinda, Imana ishyizeho itegeko. Kwambika imyambaro mizima, Imana ishyizeho itegeko. Gukuraho ibigunira, Imana ishyizeho itegeko. Gukuraho inzara, Imana ishyizeho itegeko. Gukuraho urupfu, gukuraho agahinda, Imana ishyizeho itegeko. Gukuraho ibibazo. Imana ishyizeho itegeko. Hari itegeko Imana ishyizeho. Yesaya 33 hamba we ngo mu cyimbo cy'ivu we, mu cyimbo cy'ivu hari ikamba, mu cyimbo cyo kucyumva cy'ivu hari ikamba, ndetse n'amavuta yo kunezerwa. Ntabwo ari vaze, ntabwo ari gikotori, ntabwo ari mukorogo, ahubwo n'amavuta yo kunezerwa. Nezerwe mu rugo rwawe. Kapandere mosandora babasa. Itegeko rizana amavuta, rizana umunezero, rizana umunezero. Wakwinjira mu nzu ukanezerwa, rikazana ikamba. Wajya kwinjira ukanezerwa, reka bikabibera kuza aho wari ukanezerwa, byari byanze bikera. Wari mu ikofu ukanezerwa, Uwiteka akabikora, wari mu isakoshi ukanezerwa, abana bajya ku ishuri ukanezerwa. Itegeko riremye ibiki? Igaruye umugabo mu rugo. Haleluya, haleluya. Itegeko riremye ibiki? Itegeko rizana umunezero, rizana umunezero, rizana amahoro.
umuntu yajya mu buzima akabona amahoro arabonetse baragirika mu buregezi wacu Yesu we girika mu buregezi wacu haleluya itegeko rizana umunezero bagusura ukanezerwa uburwayi ugakira ukanezerwa itegeko ryirukana indwara itegeko rihinduka aravuga ngo abakurikiranywe bw'abera uyu munsi Imana itegeko ryabarira ritanga ubuzima bariraga yego baharizwaga ubumwe bw'abera harimo abantu bariraga aho n'abandi barira ku isi ni benshi cyane ni benshi so iri ni ijambo ry'Imana yego iravuga ngo mu cyimbo cyo kwirabura ndabaha ikamba kandi mwambaro w'ibyishimo hari abantu bambaye umwambaro w'agahinda yakambara yatangira kuririmba uko agahinda karagatsindwa ugashyiraho makeup ntigafate hajya makeup ntuyizi abagore bisiga mu maso sinari nayimenya makeup ariko uzabimenya bagisiga mu maso agapuderi bagashyiraho ubundi agahinda kabanziriza agapuderi warangiza ukibwira ngo agahinda bagahisha agahinda gahita kaza inyuma y'ipuderi kavuyemo imbere gasa n'ipuderi wisize ni mwihangana bafite agahinda kababanye kenshi abari ariko uyu munsi byahindutse kababanye kenshi gahinguka n'inyuma ariko ijoro ryavuze ibintu bikomeye agahinda rigakarakomeye agahinda ntabwo hari umuntu ugeze kumbwira ngo ushobora kurira indege ugafite ngo ushobora kujya mu modoka ugafite ko uzinga imyenda atari yo kutanshyiramo utazinga no mu myenda akajyamo utazinga ni ibintu birakaza uzinga ivarisi agahinda kazinga indi Yesu we ukagura tike yo ntigura tike ati gisi nishyura tike ndajyana nawe urajyana wakurira indege ati twicarane kuko burya ntikeneye kwicara ku yindi ntebe yicara ugahita wicarira agahinda agatangira akabwira urajya he ese uvuye he ubundi se uri mu biki agahinda kakaza agahinda akakubwira ati mbere yuko wambara undi mwenda banza ushyira imbere kakabanzaho warangiza ukagira ngo agahishe kumiha gahinguka ni ryari umenya ko umuntu afite agahinda uramubwira uti ariko wiriwe ngo urebeye inyuma ni ka gahinda kavuze ubwo ntago ari buvuze n'agahinda kavuze urebeye inyuma kandi ariho turebeye inyuma kandi arimo arahumeka arimo aranagenda inyuma he n'imbere tumenya ari he agahinda kafashe umugabo w'imyaka 38 urwariye ku kidendezi Yesu aravuga ati turashaka gukira ati se aho kubwira ati ndabishaka tereko se umbwira gukira gute kandi nagira abacu banjugunya ubundi umuntu ufite agahinda agusubiza konterere ibyo umubajije ako nagahinda bimubwiye ngo wari ati ibiciro byarazamutse byaramanutse yari bashaka kurya arakubwira ati intambara ya buti agahinda rero umuntu ufite agahinda buri gihe asubiza ibibazo bitandukanye yubwiye ngo mbese wariye ibiciro byarazamutse agahinda ari kabi cyane urabwa urujya kwambara inkweto ati banza unshyire mu isogi sinjemo wajya gukandagira ahantu ati uhariro hajya wowe urahemerewe dore nukusa ariko ijambo ryamanutse haleluya ariyo mpamvu naguhamagaye ngo dusengera abantu riravuga ngo nje gushyiraho itegeko abisiyoni barira abo muri groupe barira abagabo barira abagore barira abantu barimo barira bose ngo mu cyimbo cyivu bahaye ikamba kwirabura bahaye amavuta kunezerwa kandi bahaye umwambaro wo kugira gute umwambaro wo kugira gute wo kunezerwa byishimo ugiye bikemera hagurutse bikemera romba taya masayi hari ubuzima Imana itanze itegeko Imana itanze umwitero wo kunezerwa umuntu yambara akanezerwa akumva ari kumwe n'Imana mu buzima bwe so mwangu uyu munsi Imana ishyizeho itegeko dushaka ryabisi arabiwana abantu barimo barizwa n'ibyaha bafite umubabaro byari byagucanze abateye ariko Imana ishyizeho itegeko yo guhoza abarira Imana itanze amavuta yo guhoza abarira hari abantu babajijwe n'urubyaro Imana ishimwe harujwe n'uburwayi butandukanye iri ni itegeko ry'Imana udahindura ku munsi wa 20 tumaze kurenga patos yerese ne miniwi ahitwa hari ubuzima haravuga ngo ishyire itegeko abarira bagira gute ishyire itegeko abarira ibahaye ikamba harabarira bucece barambaye barahirwa harabarira bucece harabarira bucece Imana harabarira bucece Imana ishyizeho itegeko harabarira bucece Imana ishyizeho itegeko ndimo ndashaka Bibiliya haraharira bucece Imana ishyizeho itegeko Yesu harabarira bucece Imana ishyizeho itegeko reka barire nubwo barira bucece ariko yashyizeho itegeko ije kurema ibintu bishyashya
mushumana amaze guhishurirwa amahanga mishuri ibintu bigira muri bibiri icyambere mishuriwe ndabwiye ngo umuntu wese wari ufite ikibazo kubw'itegeko Imana itanze igatanga ikamba igatanga amavuta no kuvuga ngo hejuru y'ibyo byose ntago dayimoni yarenga iryo tegeko ntago dayimoni yarenga iryo tegeko ntiyarenga iryo kamba ntiyarenga ayo mavuta kuko amavuta tumubahe mwiza atumukira umubabaro umwambaro urambaye uranezerewe ayewe ugiye mu mbyino z'abanezerewe haleluya imbyino z'abanezerewe imbyino umuntu wambaye ubundi ajya mu mbyino z'abanezerewe iyo umuntu yariraga iyo umuntu yarafite agahinda ariko Uwiteka agatanga ikamba icyo bita ikamba ry'ubuzima ikamba ryo kubaho haleluya nanjye ndimo ndabona ibyo bintu yego hari ibigomba guhinduka icya kabiri ndabwiye ngo Imana ishinze ibenda ry'ubutsinzi ku bantu Imana itanzeho amavuta hari amavuta Imana itanze iragutsindishirije Imana iragutsindishirije kuva mu gihe umaze Imana yabibonye erega komeza ibyo Imana yavuze mu gihe umaze Imana yabibonye haleluya ikimara kubibona rero ikoze ikintu cyitwa taravaje haleluya iragutaransifiye bwihuse yewe bidasanzwe Imana irigaragaje Imana irakurengeye Imana mukurikira ibintu birakomeye ibi bintu na Rodrigue nakurikire birakomeye nakurikire birakomeye Imana irahinduye nakurikire na Rodrigue nakurikire birakomeye sino guhindura ikoze bikomeye kondo uri guhaguruka nagira ngo nakurikire ukuntu wafashijwe kandi agiye kumenya ngo urumwe bikurikira hanga se yabibonye Imana afashwa nawe Imana neza gore kuri rya jambo ry'Imana abone haravuga ngo komeza ikindi Imana kubwiye giye nanjye soza ikindi yarimbwiye ngo ku bantu batindanye nayo muri aya masengesho yego Imana iremye ubuzima bw'igihe kirekire urakoze cyane iremye ubuzima bw'igihe kirekire igukuye mu manegeka abadayimoni bari baragiye bagushyiramo bagashyiraho uruzitiro bakazitira arabazaboresherego Imana irigaragaje ayo arabiri wiziri babafotora uri gusinya hasi Imana ikoze ibidasanzwe randosaya newigiri eno ikujuje abantu batari barakuze abadayimoni bari barakunyaza ibyawe ariko Imana irabigaruye haleluya wishiri bonedo zebone taya kita ntabwo ngizaguhana ntizagutererana ishinze ibere niwize bonemo sharabone tayagita irenganuye abarenganye nimwakira ubuzima bw'igihe kirekire bari baragushyize ahantu udakwiye kwicara ariko Imana ihagukuye muri aya masengesho turimo umunsi wa 51 mu bw'abera ministries ibintu birakuye ibintu bikiri bukureba noneho ibintu bikimboye muri tayazo Imana iguteye inkunga irakurwanira Imana irakubatse Imana ariko nyiringa umurengezi utabaza ndumva ibintu birangiye kuko imbaraga ziraha ubwazi imbaraga ufite no kwicara nawe ndimo numva nimugushya kuko ndimo ndabona ibirenge byawe byakaho umuriro ndabona ibirenge ndagushimiye Imana yaravuze ngo muri ibi bintu igiye gukora ngo nukumenyesha imbohe ko zibohowe ababohowe imbaraga z'abagome z'abarozi z'abapfumu z'abagushakurije hari imbaraga nukumenyesha imbohe ko zigize gute zibohowe nukuvuga ngo Satani yari araboboshye ariko uyu munsi barabohowe kubw'itegeko tambiye n'itegeko ntabwo ari kubinginga babohowe kubw'itegeko n'itegeko ry'Imana si ry'abantu Imana ishimwe ko sama sengesha abantu basenze maremare oya ni kubw'itegeko ry'Imana Imana ishimwe mala masake dele bondele maya ngo bivuze ngo ni kubw'itegeko no si kubw'ubuntu si kubw'ubushake aho ya ni kubw'itegeko ry'Imana mwuka wera kandi yasohoye umunsi kumenyesha imbohe hari abantu Imana ibohoye karande ibohoye inzigo ibohoye urupfu ibohoye indwara ibohoye alamande irabohoye ikindi kintu mubwiza ukuri ngo no guhoza barira bose Imana ishimwe no guhoza barira bose ibohoye abari baboshywe no guhoza amarira baririraga ku ngoyi bose barira kuko Imana iseho itegeko aya marira twarize rekotamanere tugiye gusoza hasigaye barahamagara kubw'itegeko si kubw'ubuntu tonire ibohoye imbohe
no kumenyesha imbohe ko zibohowe. Nagira ngo dusenge Imana rero, mukozi w'Imana, niba nta kindi warenzaho, dusenga Imana, twinginga Imana idufashe muri byose. Nshingiye ku by'Imana ivuze. Nshingiye ku by'Imana ivuze. Yego. Imana ibohoye abantu aho bari bavuye. Yego. Kandi ibahanaguye amarira baririye ku ngoyi bari baraziritswe na shitani. Cyane. Ibikoze kuri uyu munsi wa 51 umwe ministries. Kumwe ministries, umwe bwabera ministries. Imana ikoze ibintu bikomeye. Hallelujah. Irigaragaje, irabohoye, ihanaguye amarira abantu baririye aho bari barabohewe na shitani. Ibisigaye bahamagare dusenge. Itanze itegeko. Ngaho dusenga Imana. Tushingiye ko watwimanye Imana. Lopindi wanda ya masa. Nago dutewe ubwoba naho Satani yaratuzirikiye. Hamanutse itegeko rivuga ngo utubohore yaho bari baratuzirikiye. Yesu wacu. Kandi amarira twaririye aho twabohewe. Yesu. Urayaduhanaguye. Hallelujah. Tugushimiye yuko itegeko ryawe rikoze akazi. Rikoze akazi ku babyeyi, rikoze akazi ku basore, rikoze akazi ku bakobwa, rikoze akazi ku bagabo, rikoze akazi ku muntu wese uza gukurikirana. Turagushimiye ko ukoze Imana. Uri umunyembaraga. Amen. Turabashimiye cyane rero nshuti zacu, abakunzi b'umwe bw'abera ministries. Imana ikomeza baho umugisha nyarunaka agaruka ku munsi wa 51, kandi yamona mubikunze muzambwire mugarure Sirasi. Mwakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Bye bye, mukomeze, turacyari kumwe kandi murabahoye mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze mukozi w'Imana. Murakoze mushumu. Bagira ngo shalom gutya tubasezera. Mugira amahoro y'Imana. Imana ibarinde. Bwiza bw'Imana bubuzure. Kandi mugubwe neza. Igitinyiro cy'Imana kibabeho. Kuriraho bagusuzuguriye. Uwiteka kwishima. Tabarirwaho bagusuzuguriye. Ntuhagarike umutima Yesu. Byarira imbere y'abaguhiye. Yatanze itegeko. Kandi ukomerera aho hantu. Yo kubaho ku manywa na nijoro. Ucuruze mu izina rya Yesu. Wihagarike umutima. Kandi aho waciye umwayo hace ubashye. Yesu ashinze ibenda Imana ikoranye nawe. Amen. Amen. Murakoze cyane. Amen.